munsi nkuzaniye topike ivuga ngo tambuka inyanja yawe yamaze gucikamo kabiri, ubu inzira yamaze kuboneka maze ubundi utambuka amahoro. Hanyuma rero njyewe muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Nkuzaniye ubuhanuzi bw'aka kanya, ubuhanuzi buvuga ngo tambuka, Imana yamaze guca inzira ku nyanja wari uriho, wari umazeho iminsi, umaze iminsi ku nyanja, uhora uvuga ati ese Imana bizagenda gute, nzambuka gute kuri iyi nyanja ko mbona yandemereye, iyi nyanja y'ubushomeri, iyi nyanja yo kubura urubyaro, iyi nyanja yo kubura akazi, iyi nyanja yo kubura icyerekezo, iyi nyanja yo kutiga, iyi nyanja yo kutabona amafaranga, iyi nyanja yo kudakora ubukwe, ese nzambuka gute? Ikibazo cyabonetse, Imana igiye kubikorera kwiyubahisha. Kandi mujye munarangiza na video, mujye murangiza amavideo rwose, nimuzajya muza ahangaha mujye murangiza video, uzajya uyireba paka irangiye. Byashoboka yuko ni igiye kurangira ariho umugisha wawe uri, ariho hantu hari umugisha wawe ukomeye cyane. Ubwo rero mujye murangiza video, tujye dusenga n'Imana, maze ubundi njye nanabasengera Imana. Nyuma y'iyi video mpita musengera Imana, Imana ikagira ikintu ikora. Kandi nkanaguha na nimero yanjye ya telefone, tukajya dusengana Imana, ukajya umpamagara tugasengana Imana. Hanyuma rero uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo inyanja yamaze gutanamo kabiri, tambuka. Wigira ubwoba bw'ubucuruzi, ngese buriya ninjya muri buriya bucuruzi ko nzahomba, tambuka. Ubu byakunze, Imana yamaze gufata ya nyanja icamo kabiri. Ubu ngubu ugiye gutambuka byemere, ubu ngubu ugiye kugenda bikunde, ubu ugiye gukorera ya provisoire byemere, ubu ugiye gukorera ya perime byemere, ubu ngubu ugiye kubona urubyaro, ubu Imana igiye kuguha umwana kuko bigiye kwemera, kuko ijuru riravuze ngo tambuka. Haleluya, numva nezerewe Imana. Ijuru rirategetse ngo tambuka. Ubu ni ubuhanuzi nkuzaniye bw'aka kanya buvuga ngo tambuka, tambuka. Biremeye, ubu birakunze, tambuka byemeye. Imana igiye kubikorera mu buryo bwo kwiyubahisha, Imana igiye kubikorera mu buryo bwo kwiyubahisha, nta muntu n'umwe igishije inama. Haleluya, Imana ishimwe. Ngiye muri kumwe, niba uri mushyashya, amazina yanjye nitwa Claude, kandi subscribe niba uri mushyashya, kugira ngo video zanjye zose z'ijambo ry'Imana ujye uhita uzibona ako kanya. Iyo wakanze subscribe uhita uzibona direct ako kanya, nkimara gushyiraho video uhita uzibona ukaza mu ba mbere. Ejo bundi mfite indi topic ivuga ngo Yeriko yawe iraridutse. Wowe utarakanda subscribe uri guhomba. Ejo bundi iryo jambo naryo ndarifite. Uyu munsi topic nzanye aka kanya nivuga ngo inyanja yamaze gucikamo kabiri, ambuka. Ubu byakunze, ubu ngubu kubona urubyaro bigiye kwemera, ubu ngubu kubona akazi bigiye kwemera, ubu ngubu kubona perime bigiye kwemera, ubu ngubu kubona icyerekezo bigiye kwemera, kubera yuko Imana igiye kubikora. Tambuka, inyanja yamaze gucikamo kabiri. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye nkuzaniye. Mwebwe mutanzi, mwebwe muje aka kanya, amazina yanjye ni Claude, umukozi w'Imana. Niba ushaka ko tuzajya dusengana Imana, nta kibazo, nimero zanjye ndazigwa za telefone, tujye dusengana Imana, tujye dushyiraho n'amatariki yo kugirira Imana icyizere. Turi mu gihe cyo kugirira Imana icyizere. Waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Oman, waba uri ahantu hagiye hatandukanye, muri Norvège n'abandi henshi hagiye hatandukanye, abari mu Burundi, abantu bari mu Burundi namwe ndabashuje mu izina rya Yesu. Mwese abari mu bihugu byose bigiye bitandukanye mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndagira ngo nkubwire ngo ubaka kanya inyanja yamaze gutanamo kabiri, tambuka. Ubucuruzi, wigira ubwoba bw'ubucuruzi ngo uvuge ndetse bizagenda gute ko muracuruza byaho bigahomba, ese bizagenda gute? Tambuka, ubu ngubu bigiye kwemera. Ubuhanuzi Claude akuzaniye bw'aya masaha nubuvuga ngo Yeriko yawe nubwo bimeze gutyo iraridutse. Iri jambo nzarizana ejo bundi, iri jambo nzarizana ejo bundi, muzabe muhari. Yeriko yawe iraridutse, yari iri imbere yawe,
muzabe muhari. Wowe utarakanda subscribe, iri jambo ntirizagucika, iyi topic ntizagucika kuko nabwo izaba ifite amavuta. Ariko uyu munsi topic turiho nivuga ngo inyanja yamaze gucikamo kabiri, tambuka. Ubu byemeye, ubu Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe. Reka nkusengera Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye buri muntu umwe wese uri kunkurikirana muri aya masengesho, umuhaze uburame, umugirire neza. Ongera ubikorera mu buryo bwo kwiyubahisha kuri iyi topic dufite mu izina rya Yesu. Nabona impinduka ku buzima bwe, ongera umusetse, yongera aseke. Niba ari uwabuze urubyaro abona urubyaro, niba wari uwabuze akazi abona akazi mu izina rya Yesu. Nabona igitangaza gikomeye muri iyi video mu izina rya Yesu. Nabona impinduka muri iyi video mu izina rya Yesu. Turizeye yuko hari ibintu ukoze aka kanya biremeketse nonaha. Amen. Ubu Imana hari ibintu iremye aka kanya, ubu Imana hari iremye ku buzima bwawe. Nimero yanjye ya telefone 078 76 34 26 iri kuri WhatsApp. Ugenda unyandikire kuri WhatsApp, dusengane Imana. Imana igira ikintu ikora. Ariko uyu munsi mwibuke yuko topic dufite inyanja yamaze gucikamo kabiri, tambuka. Ubu wigira ubwoba tese bizagenda gute? Tambuka, ubu ngubu bigiye kwemera. Nta bwoba ubu ngubu wakagombye kugira umaze kureba iyi video. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Genda muri commentaire wandike ijambo amena, usharing iyi video, uyisharing abantu benshi, ukande kuri aka karayiki kari aha ngaha nako gakandeho, maze ubundi ujye muri comment wandike ijambo amena, kimenyetso simusiga cyerekana yuko ibyo mvuza aka kanya ubyemeye. Ubwo nawe Imana igahita iza gutwara raporo muri comment ikakugirira neza. Shalom shalom, rero ndabakunda. Imana ibaha umugisha mwishyana. Nimero yanjye ya telefone niyo ngiyo, ariko topic narifite niyo. Imana ibaha umugisha. Iyi video uyikwirakwiza ahantu henshi hagiye hatandukanye, kubera yuko Imana igiye kubikorera mu buryo bwo kwiyubahisha. Mwari muri kumwe n'umukozi w'Imana Claude. Amahoro y'Imana abane namwe.